ntabwo umwana yagira ikibazo yari kujya kuvuga. Murumva ko yari yihanganye yanagerageje kubyihanganira. Sibyo? Cyane ko urumva yamushakagaho no kugira ngo azamushyire muri ya filime yabo bakine yitwara gakeya, mbese kugira ngo azagerageza arebe ukuntu yagera muri ya filime. Umwana we yakomeje kwiyaranja nyine warumva yirwanaga avuga ati ndapfa. Nimbivuga ndapfa. Wagahera kuvuga ati mbivuze ko ari ndimbati yanyicisha cyangwa akananyica ubwe, mbese sinzi uburyo yabibaraga. Ariko we yari yaramubwiye ko naramuka avuze ko ari ndimbati babyaranye ubuzima buzahagarara. Ikindi kintu nashaka uko navugaho, ahandi hose umwana yabivuze nta cyangombwa yerekana cy'imyaka ye. Mu bigaragara sinzi niba nakibahereza nacyo mukagishyiraho. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje kandi mbabwire ngo ibihe byiza mwese aho muri mudukurikiye ku biganiro byacu by'Impanuro TV. Reka mbifuriza amahoro y'Imana, ibihe byiza kuri mwebwe mwese n'abanyu aho muri hose. Imana ikomeze kubagira neza muri gahunda zanyu zitandukanye. Turabakunda cyane kandi duhora tubifuriza ko ubutsinzi bwaba kuri mwebwe ndetse na gahunda zanyu zose. Uyu munsi Impanuro TV turahagurutse kandi turongeye turagiye muri bya biganiro byacu duhora dukora umunsi ku wundi. Shimira abantu bajyana natwe, nshimira abantu badufasha kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa ibiri imbere. Hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda, hari abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda, ariko bose iki kibazo barakizi. Ni ikibazo navuga ngo cy'umwana muto FIRDAOUS, niryo zina abantu bamenye, cyangwa se n'ayandi mazina ye atandukanye, ariko benshi bagiye bamenya ni umwana kuri ubu ngubu ufitanye abana babiri b'impanga. Ni impanga yabyaranye na Mustafa, cyangwa se wihoreye Jean Bosco ngire ngo ku mazina ye, cyangwa se Ndimbati wamenyere muri filime za Papa Sava. Ni ikibazo cyagiye kigarukaho kenshi cyane, abantu batandukanye ntibakivuzeho rumwe. Bamwe bakavuga ati Ndimbati arabeshya, abandi ati Ndimbati nafungwe. Bamwe bagenda banagaruka ku bindi bintu bitandukanye, kuko urumva inkuru yaje nka gutya agomba kuvuga byinshi kameme kugira ngo birusheho kugenda bigera hirya cyane. Ubu ngubu inzego zishinzwe iperereza mu Rwanda, RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, Rwanda Investigation Bureau, ifashe Ndimbati, ari mu maboko yabo aho bari gukora iperereza kugira ngo hakurikiranwe neza ibyaha yaba yarakoreye uyu mwana. Bivuga ko yabikoze umwana atarageza imyaka y'ubukure. Misi yashize nibwo umwe mu bayobozi ba Transparency International Rwanda nibwo baje kugaragara avuga ko hari amakuru afite yizewe ko uyu mwana ibyo yavuze byabaye nko guharabika yenda Ndimbati ku ruhande rumwe, kuko umwana yarageje imyaka y'ubukure. Byahitaga binasobanura ko Ndimbati ashobora kuba yafungurwa, cyangwa se akaba atakurikiranwa cyangwa ko umwana ageje imyaka y'ubukure n'ibindi nk'ibyo byose. Rero uyu munsi ntabwo twicaye gutyo gusa, twarushijeho gucukumbura no kumenya byinshi. Kuri iyi nshuro rero mu rugendo rugana ku babyeyi be tubashije guhura n'umwe mu bantu bazi uyu mwana cyane, mu baturanyi be ba hafi, ndetse banafite n'ibyangombwa bihamya imyaka ya FIRDAOUS. Abantu benshi cyane bafite amatsiko, isi ibyangombwa bye byaba bivuga iki ku bijyanye n'imyaka ye n'ibindi nk'ibyo byose, kugira ngo tuze kubijyanisha n'icy'amategeko agena kuri uyu munsi wa none. Reka dushimire mu makuru aduhaye umwanya, tugiye kuwukoresha neza kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Mama, reka tugusuze cyane. Muraho neza? Yego muraho. Hari abantu badukurikiye bagiye kubona bwa mbere, cyangwa se basanzwe banakuze mu buzima busanzwe, kugira ngo tubwire amazina yanyu tuze kuganira kino kiganiro n'abadukurikiye bamenye rinde turi kumwe. Nitwa Nitegeka Serafine. Yego Serafine, tugusanze hano mutuye. Ngire ngo Serafine usanzwe ni umuntu ki mu buzima busanzwe, yenda kugira ngo tubimenye nabyo biraza kudufasha muri kino kiganiro cyacu. Ngaze ndavuga mu buzima busanzwe gute, mu bihe buryo? Akora iki? Ni umuntu ubayeho gute mu buzima bwa buri munsi? Genda umuntu uraho gutyo gusa, bayeho kubw'Imana. Sinavuga ngo nkora iki kuko nta kazi mfite ubu ngubu, ariko Imana imbeshejeho nta kibazo. Imana tuyishime kuko nibikora byose. Uyu munsi ngire ngo urugendo rwanjye ntabwo rwaje ari gutyo gusa mu buryo nari ndimo ndashaka kugera ku babyeyi ba FIRDAOUS. Bundi uyu mwana FIRDAOUS umuzi gute, umuzi kuva ryari, muri make kugira ngo yenda nyirizina twinjire mu cyatuzinduye uyu munsi? Gere cyanze cyo muzi ari umwana muto ahavuka muri Nyaruguru. Avuka muri Nyaruguru nyine namumenye
ko avuka muri Nyaruguru bije gutya ubundi namubonaga gutyo gusa ntaza haturuka yego ariko finaroma anza kubona ibyamubayeho nyine niho namubazaga se ni wowe mbonye umuzi ryarente ujye mbere yenda yuko bibona wamuzi se nawe uvuka muri Nyaruguru aho nubundi n'ababyeyi be batuye uyu munsi wa none bimeze bite yaho batuye urumva je genocide yabaye ndi muri uyu mujyi wa Kigali aho batuye ntabwo nari nakahagira ariko niwe wacu mu ntuzimwe mu karere kamwe okay ariko aho batuye kavukire kabo ndahumva ariko sindinjira mu rugo rwabo birumvikana yego wamubonye ryari mu mwaka yarari hehe yarari mu buhe buzima cyo gihe byari bimeze bite dushusho icyo gihe umubona unamumenye okay umwana we ntangiye kumubona cyane ubu ngubu aho afite ibibazo aho yabyaranye n'uriya mugabo je sinarinzi ngo byamugendekeye gute ariko kubera ubuzima nayo naciyemo nabaye wo kumuba hafi ngira ngo numve ntuze ziwe finaruma rero tuza kuburana biratinda sinamenye ko byamugendekeye nongera kumubona kuri cano avuga ibyamubayeho ariko mwari mwarahuye na mbere oya mbere twe tutarahura nyine tuze gutyo yego nuko ubwo rero igihe kiza kuza ikindi kirataha ibibazo uza kwibona n'umwana ubona uramuzi ugira amatsiko yo kumenya niba ari we koko cyane utangiye kumugira kugira ngo muganire nawe nyirizina umenye ikijya mbere byagenze gute ubundi jewe rumva mubona niho namuhamagaye ndamubaza se nari mubonye kuri cano ndamubwira ni wowe mbonye cyangwa nundi ati ni jewe none se biriya byagiye kuko yabanje kujya bihisha yego akabihisha nyirango n'ababyeyi be sinzi niba babizi nkuko umwana bivuga muri make we yarabanje kujya ahisha ikibazo bamubaza niba muteye inda ntabivuge kuko ngo ndimbati yari yaramubwiye ngo ntakabivuge rero byaje kugeraho umwana nyine biramucanga bimucanze niwe yazaga ajya kuri cana arabivuga yenda tugarutse inyuma gato urumva mu kuganira nawe yakubwiye byinshi cyane ubundi abwira ko umubano we na Ndimbati watangiye ryari ese wahereye ryari umubano we na Ndimbati wundi waje uturutse ku kibyagenze gute yenda apari ibyo yasobanuye ibyo mwaganiriye bwite nk'umubyeyi urumva ibyo yakubwira ntabwo ari byashyira ku karubanda mu buryo bwihariye kuri uko byatangiye hari umutipe umwe Ndimbati ngo bakoranaga ku bya filime birasobanuye n'ubundi yego noneho babanaga mu gipangu rero n'uriya mwana w'umukobwa Ndimbati yamumenyeye aho ngaho yaje kuri wa wundi wacana noneho umwana akururana na Ndimbati nyine kugira ngo azamushyire muri filime kandi ndanashimira Imana ko yayimushyize mite mbivugaho yamuhaye filime ishoboka filime yashagaraimo birababaje cyane urani filime yamuhaye iba ahubwo yirukiye filime none wamushyira muri filime none izanabora ahubwo kuko umwana we yashakaga Ndimbati kugira ngo mujyane muri ya filime yabo bakina rero Ndimbati nawe yagiye kumufata amubwira ko agiye kumuha filime kumushyira muri filime amujyana muri mu byo numvise nuko ubwo umubano wa Ndimbati nawe wahereye naho yahereye hari ababaga ndetse yamutangiriye aho ngaho kwa kuko umwana yari yaravuye no mu kazi ko mu rugo akora utuntu yicururizamo imyenda ukuntu finalmente rero urumva bisanze bahuye nayo urumva makuru yampayeho nongeye kumubaza se ni wowe byagendekeye kuriya ese kuki utavugishije ukuri kuko hari undi yari Ndimbati ngo yari yamubwiye ngo abana bandike ku wundi muntu ngo ntabamushyireho yego none icyo nacyo nkibaza se niba ari umubyeyi koko kuki yari yanze abo bana icyo nicyo cyambabaje yego kuki atafasha abana ngo abishyireho akajya kumuhereza abandi bantu undi mupapa amwiyandikisha kandi noneho n'umwana aramwandika ku bantu atazi urumva yafashe umupapa amushyiraho izina gusa atazi ngo uyu mupapa ni uwuhe Ndimbati yafashe amazina ayahereza wa mwana ngo avuge ko ari we wabyaye b'abana icyo kintu sinzi niba mu cyumba ndacyumva noneho Ndimbati nkashaka kumenya se kubera iki yanze kubiyandikishaho icyo gihe aho niho nagiriye ikibazo ari naho nshaka ko n'undi wese yabaza impamvu yatumye atiyandikaho abana akajya kubahereza abo hirya niho rero umwana yabirebye aravuga ati rero ntabwo sinzi uko byaje kugira ngo ajye gukora imyigaragambyo niko nabivuga jewe ajye gukora imyigaragambyo noneho
kugira ngo ikibazo kijye hanze. Yakubwiye se ko cyatumye ajya mu itangazamakuru byari byagenze gute ko Ndimbati avuga ko yabasanze ko afasha abana basanzwe bafasha anamwishyura n'ahantu ho uriya FIRDAOUS aba bimeze bitonga. Oya ntabwo umwana yagira ikibazo yari kujya kuvuga. Murumva ko yari yihanganye yanagerageje kubyihanganira. Sibyo cyane ko urumva yamushakagaho no kugira ngo azamushyire muri ya filime yabo bakine yitwara gakeya, mbese kugira ngo azagerageza arebe ukuntu yagera muri ya filime. Rero Ndimbati yaje kumwihinduka nyuma, kuko nafashe umwana ndamuganiza mubaza uko byamugendekeye neza, usibye giye ko nta nabirangiza kuko hari nibyo ntashobora kuvuga atari ubyivugiye, ariko umwana yahuye na byinshi kwa. Okay, turaho ngaho Ndimbati ubundi bwaro bwa mbere yararyamanye yakuye ko ari bwo bwa mbere bari baryamanye akahita byara, cyangwa ni barasanzwe banabikora mbere, ahubwo nuko cyari igihe cyo kugira ngo urukundo rwabo rubyara umusaruro muri buriya buryo. Oya aho ntabwo narahivanga iby'umugore n'umugabo buryo sinamenye ibyo ari byo, ariko icyo sinigeze nkimubazaho. Nubwo se si nk'umugabo mwana imyaka 10 nyine ubwo yamugize umugore. Yego mugize umugore nicyo gituma ngiye mbivuga. Nazo ubwo nawe kujya kumubaza ngo muryamanye kangahe, ntabwo ibyo nigeze mbimubaza kuko numvaga ko bitanandeba, gusa agiye nababajwe n'ukuntu atererana abana. Nicyo cyambabaje gusa, urumva n'umwana ufite abandi bana ntamuhereje agaciro, urumva niho nababariye naho gusa. Katugaruke ku kintu nyamukuru noneho navuga ngo iki kibazo nyine ngo abantu kino kibazo ntabwo wakivuzeho rumwe, bamwe bagiye babihuza ko bwaba ari ubugambanyi bwakorewe Ndimbati, hakageragezwa no kuba hashakishwa uburyo runaka ngo hatangwe amafaranga. Ibyo byagiye bivugwa n'usibye ko ari ibintu n'ubundi usanga budafite aho bihera naho bigana. Icyo ni kimwe, ariko ahanini cyane icyo navuga ngo cyavugishije abantu nibijyanye n'imyaka Ndimbati agomba gufungwa ku by'amategeko y'u Rwanda ahamya, nuko uriya mwana aramutse aratagize imyaka 18 Ndimbati agomba gufunga imyaka itari munsi y'imyaka 20 ku by'amategeko agena, nukuva ku myaka 20 kujya kuri 25. Icyo ni kimwe. Abandi bavuga ko uriya mwana ashobora kuba yarabeshye imyaka, harimo n'umuyobozi wa Transparency International Rwanda Makuru yavuze ko hari amakuru afite y'ukuri uriya mwana yabarabeshye imyaka, kandi icyo ngicyo kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko biramutse bibaye gutyo Ndimbati ashobora kuba yajya mu gihe cyo gufungurwa. Ubundi bijyanye n'imyaka y'uriya mwana yo yakubwiyeho iki mu by'ukuri? Ukuri yakubwiye apari yenda ibivugwa na bariya, imyaka y'uriya mwana ubundi ni iyihe nyirizina nk'umuntu mwaganiriye bihagije? Uwo twaganiriye rero nyir'ubwite wavuga ko afite imyaka 17. Yari afite imyaka 17 babonana. Yes. Noneho hani nageze naho nanjye nibariza ababyeyi be. Ababyeyi muravugana kuko turavugana. Ababyeyi nyine nabo bambwira ko ari imyaka 17. Aho rero niho nagerageje kubaza ise kuki mutamushakiye n'irangamuntu. Ati irangamuntu twarayimushakiye. Niho nabazaga umwana indangamuntu ye. Yego. Mubajije irangamuntu arangije arambwira ati Ndimbati wayitwaye yayinyatse agiye kwandikisha abana, kuko abana niho yasobanuriraga kwa kundi yafasha abana akabashyira ku wundi mupapa. Yamwatse indangamuntu agiye kwandikisha abana. Yego. Kugira ngo bajye mu irangamimerere. Yego. Agira ngo ajye kubishyiraho kumbe abashyize ku wundi muntu runaka. Oya, mbere yo kujya kubyara wa mwana w'umukobwa ajya kubyara, Ndimbati yamuhaye andi mazina. Yamuha amazina ye bwite. Yego. Amuha andi mazina y'undi muntu. Arandikisha kwa muganga. Yandikisha kwa muganga ajya kwa kundi babyara umwana. Kuvuga ababyeyi b'umwana nyine wavutse. Ndimbati rero yanze kwivuga ngo amuha andi mazina y'undi muntu. Wa mwana wabyatanaze. Umuntu usabaho cyangwa n'amazina mahimbano. Simbizi uko byagenze nyine icyo ngicyo nacyo bazakimubaza ni amazina yamuhaye aho yari yakuye. Kuko ku ifishi umwana gasa ndavuga ngo umwana we yavuyeho kuba umwana wa mubyeyi yabyara. Ntago ari abana biyanditse kuri Ndimbati, banditse kuri uwo wundi Ndimbati yari yamuhaye amubwira ati giye ntabwo mbiyandikaho. Aho neho nyirera ikibazo kubera iki abemera ubu ngubu atarabemeye mbere, kuko yaje kugiraho abana ngo bagize umwaka niba ari n'ukwezi sinibyibuka neza uburyo yabimbwiyemo, ariko bagiye kugira bagize umwaka n'ukwezi ntibuka n'amezi ntibuka. Ndimbati yaje kumubwira ati noneho mpereza irangamuntu yawe njye kwandikisha abana mu irangamimerere mbakure kuri wa wundi twari twabashyizeho. Yego. Uko abanaga ko ikibazo gisa nkaho cyamaze gukemuka. Ndibaza sinzi icyatumye abikora gutyo. Ubwo rero bivuga ngo
umwana yamuhaye irangamuntu gutyo, amuhaye irangamuntu agenda agiye kwandikisha abana, ahubwo nawe ndamubaza abana basi baranditswe, ati icyo nzi cyo nuko mubaza irangamuntu yanjye akambwira ngo ari mu modoka, ngo ariko abana baranditswe. None se urabizi neza ko banditswe? Ati nta kintu mbizeho rwose, atari ko nuko mbibaza. None se ugendera kuki? Niho yambwiye ukuntu yamwakiye igipapuro ari cyo ndi bubahereze mukakibona. Yego. Nicyo agenderaho ubu ngubu. Igipapuro gatikisumo. Igipapuro ngo gisimbure niba gisimbura indangamuntu. Simbizi uko reka ndirebe sinanabyibuka, gusa yanyeretse igisimbura irangamuntu. Okay, nicyo ndimbati no kimushakiye. Yego, ni ndimbati wakimushakiye arakimuha. None nk'umuntu wataye indangamuntu. Yes. Sinzi niba ari cyo bisobanura ko ari nk'umuntu wataye irangamuntu, ariko we yamuhaye icyangombwa gisimbura irangamuntu. Yego. Noneho umwana akajya mwakirangamuntu akamubwira ko iri mu modoka se, noneho akazageraho bakongera kubonana akamubwira ko yayibagiriwe mu rugo niba ari yicaye muri ya modoka, akamubwira ati kuri mu modoka kwambwiye ko icyangombwa kiri mu modoka agikuyemo kakima. Undi ati rwose kiri ahubwo ubu nari nagikuyemo cyagiye ukimbajije kiri mu rugo, mu modoka ntiki kirimo. Mbese urumva ko yahoraga murindagiza kwanjye, numvise ari nko kumurindagiza nkurikije uko yabinsobanuriye. Irangamuntu rero yibuza gutyo, niba yamubwiraga ati kugenda nta cyangombwa mfite, niho wamfasha ukampa irangamuntu yanjye. Niho ndimbati rero yagiye mushakira cya cyangombwa nyine nabonye gisimbura indangamuntu. Gisimbura irangamuntu ubwo ndibaza. Rero niho ikibazo indangamuntu bisaza kuvuga ngo ni ndimbati uyifite uyu munsi wa none. Nanone ngo yarengera imwe akamubwira ngo uri muri RIB. Muri RIB? Yes. Uri muri RIB kuko nabwiye se irangamuntu ni isaha kuki utayakatiye, narayimwatse none bambwira ko uri muri RIB, nta kimbwira ko uri mu rugo cyangwa uri muri RIB. Ngo yajyanye mu ruhe rwego se RIB? Barayimwatse. Ko simbiza uburyo yigiyemo, urumva agiye mbaze ibishoboka ibidashoboka nyine ubwo ndabyihorera. Noneho rero irangamuntu yavuze ko ndimbati yamubwiye noneho ko iri muri RIB. Ubwo niba ari hiri simbizi cyewe. Tugaruke inyuma rero, ababyeyi buriya mwana bo mwabashije kuganira bakuye ku ikibazo cy'uriya mwana bakimenye gute? Ese kuki batagiye mu mategeko bakimara kumenya ko umwana wabo yafashwe ku ngufu nakuvuga ngo yasambanijwe? Umwana utaragera kure, umwana yarabahishe. Umwana yarabahishe. Kuki yabahishe se kandi azi ko urumva we kwa kugira isoni z'umwana w'umukobwa? Je nicyo nabonye kuko yagize isoni zo kubivuga. Hahandi banamukoreshaga n'imirimo idakwiriye akemera akayikora yanga kuvuga. Bivuga ngo kubera ari umwana muto yagize isoni, si byamubayeho atinya kujya imbere y'ababyeyi ngo babwire ngo byagenze gutya. Je niko nabibonye nanjye nshingiye ko byambayeho ndamwumva cyane kuko byigeze bimbaho nanjye nkagira isoni zo kuvuga ibyambayeho. Bibaho cyane. Yego. Niyo mpamvu ntagiye ngo umuforcing. Noneho byaje gutinda n'ababyeyi bageraho nyine batabyumva neza, bakamubwira ati niba utatubwiye waguteye inda tuvire mu rugo. Nk'ababyeyi nyine barakangara kugira ngo bareko yavuga. Umwana naho niho yashogosheraga agaruka i Kigali. Aho kugira ngo amuvuge ati yego ndasubira iyo naturutse. Aho kugira ngo amuvuge asubira agaruka Kigali. Aho rero niho byatangiye bibi bibazo. Ubundi aranabyivugira agenda bananarekera aha ngaha gusa kuko ndibaza ko turetse yenda kuri urwo ruhande ababyeyi be bamwe bashije kuvugana babwira ko bamenye ko yabyaranye na Ndimbati ryari nyirizina. Igihe we na Ndimbati bamenye ko ari wabyaranye na Ndimbati ryari, ese babikoze iki ku ruhande rumwe kugira ngo babashe no guhura n'uwo mukwe wabo? Okay, ayo makuru ye nyumva gutyo gusa gengira ibyo ninjiramo n'ibyo ninjiramo, ariko icyo amakuru mfite nuko bahuye Ndimbati we n'ababyeyi buriya. Yes. Ari niba ari umugore wa Ndimbati kuko n'umugore wa Ndimbati twarabonanye aho nkimaze kumenyera gahunda zose. Nashatse umugore wa Ndimbati. Umugore wa Ndimbati wati iki rero? Umugore wa Ndimbati rero we icyo nabonye cyo we nuko umusebya nta kizima gihari. Akavuga ukuntu yari umusinzi, gusa umwana ntabwo nari nzi ko anywa inzoga mu buzima. Niho nanjye nabajije umwana w'umukobwa. Nyine nicyo kibazo nyine nabajije wa mwana w'umukobwa. Ndamubaze ko madamu Ndimbati yambwiye ko anywa inzoga
konzi ko nta nzoga unywa byagiye nanze yene ibyo twari kubyinjiramo cyane madamu Ndimbati we avuga ko bari abana abazi ese ikintu nyamukuru gishobora kuba cyarabaye hagati yenda ya Ndimbati n'ababyeyi ba FIRDAOUS ntacyo bakoze kuko Ndimbati we yavuze ko ashaka abana n'umugore nyine bafatanyije sibyo noneho mama w'abana we yaravuga ati basi munshakira inzu yo kubamo kuko arahangaho uyu munsi ejo bikanga akajya ahandi mbese byagezeho bimurambira niho yavugaga ati reka negeranye abantu mbabwira ikibazo cyanjye menye ko banabaye cyangwa batantabaye menye niba ngiye kugira mu muhanda waravuga ati nari nzi ko ngiye gusara njye mu muhanda mbumusazi noneho bigira inzira ibyo kuba Ndimbati yaramuteye ubwoba cyangwa se bikagira n'ubwo yenda n'ababyeyi ba FIRDAOUS babinyati ni umuntu ukomeye cyane ntaho twabasha kumurega ibyo byo babikubwiye iki umwana we yatinye sinzi ukuntu Ndimbati yamubwira ati nuramuka unamvuze uzamenye ko utazarara umwana we rero yangaga kuvuga kugira ngo atipfire nicyo niyumvira kuko Ndimbati we yaramubwira ati nzaramuka numva wamvuze ko nabyaranye nawe uzabupfuye uzamenye ko birangiriye aho noneho n'umubyeyi na mama na madamu Ndimbati nawe twaraganira ndavuga se gute abana bicwa n'inzara ndeba uri umubyeyi kuzi kuko atari ko ndagerageza ati iyo mfite bitanu ndamuha ariko koko n'umwana yari yigeze ambwira ko hari ubwo inzara yamwishe aragenda mu 15 amugurira na pamperisi aho niho nangira navugaga nabwiye madamu Ndimbati rwose aha warakoze ariko noneho hari cyaje kuvuka yagiyeyo aho kugira ngo amuhe yakeya nkuko n'ubundi yakomeje kuyimuhereza amuhereza inzoga mwicisha inzoga umwana aragenda agwa muri toilette agumamo nta kujya kumureba ko yaguyemo wahaye inzoga undi ni madamu Ndimbati yahaye wa mwana inzoga FIRDAOUS amuhaye inzoga ziramwica urumva kumuha inzoga atari urumva yari yagiye ngo yabuze uko abigenza agiye gushaka Ndimbati nyine ngo amuhe amafaranga yo kumenya abana inzara yabishe amukubita agacupa aho kugira ngo amuhe ibiryo amuha inzoga nuko nyira gahinda mu kandi umva cece amuhaye inzoga ngo amuhaye sikoro ya mbere petit sikoro byebyo simbizi kuko inzoga nabyo nzi kwa ariko ngo amuhaye sikoro ya mbere arayimara amwongera indi arayimara noneho aho kugira ngo amwongere ya yindi yakomezaga kunywa aramuhindurira mu musingi icyo kintu mu cyumve nta mudoroze byonyine nibyo rumvikana direct ngo ni drogue kugira ngo bagerwe cyamuzanye noneho kugeraho bumwere niba yarahageze ngo sinzi icyo yaragiye kureba hari ukuntu avuga saa 2 zaryari izo saa 2 rero sinzi niba ariho yaragiye kureba yarabajyanyeyo abana yari yarabajyanyeyo bavuga ngo bagiye kwimuka agenda agiye gufata abana be yari yarabajyanye kwa Ndimbati bahaba kuko urumva ubuzima bwaramucanze biramuyobera bagataho kugira ngo abana bahengwe mu maso reka mbashyire se kwa kubashyira se rero nk'umubyeyi yagiye kureba abana noneho nk'uko yabasize hahandi niho rero wa madamu nawe yamwakiraga urumva navuga ko yamwakiriye amuhereza za nzoga ko byaje nyine kugira aho umwana ngo agenda agwa no muri toilette agiye muri toyi agwamo uyaguyemo yahageze hafi saa 2 z'ijoro ariko saa 2 top ngo niho yaraguye muri ya toilette baje kumurebamo saa 7 z'ijoro urumva yaragiye agwamo ntihagera n'ureba ko yaguyemo umwana aryama muri ya hano urumva sinzi n'ibizo nzoga n'ibyari birimo kuko urumva umwana ngo ntiyinyagambo yisanze saa 8 z'ijoro niba ari saa 8 niba ari saa 6 sinzi isaha yambwiye wibaze kuryama ayo masaha yose barya urumva niba bango bari bogeyemo ari amazi yanyereyemo akagwa aho hantu sinjye mpasobanukirwa nirinze no kubikora ubwizo nzoga zayo n'umudamu Ndimbati umudamu Ndimbati se avuye ko aze muhaye mu buhe buryo bundi kuko icyo byana byemera mwarahuye warakimuganirije we ku ruhande nyine namubashije impamvu yamuhaye inzoga atanywa inzoga bimbwiye arangije arambwira ngo none se ngo niba ngo namuhaye icyo mfite je ngo je ntanga icyo mfite niko yanshubishe ndavuga nano twaraye se cyangwa twiriwe si ibyo ngibyo nirinze kubivugaho gusa urumva hari ibyo utakurikirana kugira ngo yenda nahise mwumva aho namushyize ubwo urumva
ni naho hatumye mbivuga kuko narababaye kumva agiye kureba abana afite n'inzara n'icyaho yakamwakira ngo amuhereze ibyo kurya amuzimanye inzoga amafaranga aguze inzoga ko aguze n'ibiryo niyo amuha akagenda akanywa n'iyo fanta cyangwa amata byari kuba bihagije ariko atamaze inzoga ngo ayimare yongera agura iyindi yongera amugurire iyindi noneho amuhe n'ubwoko budahuye nicyo cyambabaje icyo kumukorera n'ivangavanga yakoze so reka tujye kuri iki ngiki rero isasa none madamu NDIMBATI bari naramubwiye none se kuko kugira ngo umuhereze inzoga ubwo ntiwamuhemukiye atamenyereye kunywa inzoga ngo none se ngo yaba atayimenyereye ngo akanywa icupa rimwe ngo akongera nako none se yenda tuvuge kuri icyo gutera inda umwana yenda urumva madamu NDIMBATI avuga iki kumva ko umugabo we abyarana n'abandi bantu ku ruhande nk'uko bivugwa ko nuko atari uriya mwana gusa ahubwo hari n'abandi ahubwo hakaniyongeraho icyo kuba yabyarana n'umwana utagejeje imyaka y'ubukure nk'uko yenda n'icyangombwa kigira gute kibigaragaza yenda uraza nabyo kutubwiraho icyo madamu NDIMBATI bakivugaho iki madamu NDIMBATI ibyo ntabwo twabitinzeho cyane gusa namubajije impamvu batamuba hafi ambwira ko ntagomba kubimubaza NDIMBATI ari we bireba ngo kandi kuwe mbese ibyo ntibimureba kwa ndavuga ntariko nk'uko wari wagerageje kumuha ya pamperise naye amafaranga uvuga wamuhaye kuko yarambwiye ukuntu yamuha amafaranga n'ubundi wari gukomeza ukamuba hafi icyambere wari we ibyo kuvuga ko yari yaguciye n'inyuma ibyo numvise ko nta gaciro wabihaye kumuca inyuma umudamu NDIMBATI gucibwa inyuma cyo ntacyo kimubwiye yego nabonye ko ntacyo byagutwaye noneho kumva uvuga rero ngo hari aho yavuze ngo abana zabafata abatware ni naho wa mudamu yagiye kuharara nyine kugira ngo batamutwarira abana ndibaza ndumva nuko byaje yego yagiye kugira ngo abana batabatwara rero ariko nanone nkanashima niho yambwiraga ngo none ngo yomba mwanze kuko urumva nagize amubwira ko yamuhemukiye kumuha za nzoga niho yambwiraga ati yomba mwanze icyo gihe nari kumuha izo nzoga narangiza nkamwica nkamunishyira mu gikapu ngashyira mu modoka nkagenda ngatanya barongo wari kumenya nanjye nkakumenya dangira navuga Imana ishimwe ko icyo gitekerezo utakigize nticyangwa se bane nabitekereje umutima urakurya urabireka ntiburya umuntu apfa n'igihe cyageze rero kuvuga ngo wari kumwica ukagenda ukanagiriya iyo burya umuntu apfa igihe cye kigeze ntabwo ibyo wabimbwira ibyo arabikubwira arabyatura n'akanwa karabikubwira cyane rwose ngo iyo aba ari umwica ngo inzoga ngo sibwo yarambwiye ngo inzoga ngo asanzwe azinywa ngo se bayimuhaye wenyine n'umugabo yarayimuhaye ajya kumutera inda we nuko yanshubije wewe yarambwiye ngo inzoga sijya wazimuhaye gusa ubwo nyine nari mubwiye kubera icyo wahaye umwana inzoga bigeze hariya ngo ngo ariko ngo ntigenzi ko atanywa n'inzoga ngo inzoga arazinywa ntikumubeshyeye niho nafata agatelefone mpamagara wa mwana ndamubwira none ko ujya umbwira ko utanywa inzoga nkaba amenye ko wanyweye ku nzoga umwana aravuga ati ni ukuri ati reka nkubwire niwe yambwiraga byose uko byagiye bigenda reka tugaruke yenda ku kijyanye n'imyaka cyo iki cyangombwa kiba gikuye hehe wakibonye gute wakibonye mu ngo n'ababyeyi na cyatsi mama we na papa we yes noneho n'umwana ariko nasanze yaragifite ariko ajya ku itangazamakuru ntacyo yari afite urumva nagerageje uko nshoboye kugira ngo ntanga amakuru ashoboka kugira ngo hazabonekemo ari NDIMBATI abe yabigiramo ikibazo kuko nabariya abana bakeneye kuzabona papa wabo nicyo narwanagaho no kugira ngo abana nibura nabo bazageraho babona papa wabo niyo babone ikibazo cyaravutse ariko bamenye ngo nta bintu birebire byabaye kwa niho rero navugaga ngo muri make bamube hafi nicyo nashakaga kugira ngo urumva wa mwana nawe ubwe n'umwana noneho afite n'abandi bana icyo rero dufite abandi bana nyine uriya wabyaye n'umwana kuri iki yego noneho afite n'abandi bana nicyo nshatse kuvuga urumva rero numvaga ko icyo nashakaga ni ukugira ngo bakurikirane ubuzima bw'abana ariko nanone na papa wabo nabo barebe impande zombi tugaruke kuri runo ruhande ubundi ugereranije urabona koko NDIMBATI yawe ukurikije imyaka wabonye yanditse aha urabona avutse mu 2002 bishatse kuvuga ngo uyu munsi umwana afite imyaka 20 y'amavuko ku ndangamuntu ku ndangamuntu uvuga ngo imyaka 20 yujuje mu itariki ya mbere y'ukwa mbere ku ndangamuntu ariko umwana we akavuga ko yavutse ku itariki 20 ni enye z'ukwa 12
itariki sinzizi gusa n'umwana ashobora kuba atabizi ariko ababyeyi babambwira ko ari mu kwa karindwi yanavutse. Ababyeyi bavuga ko avutse mu kwezi kwa karindwi. Mu kwezi kwa karindwi w'ibihumbi 2002. Ni 2002 gusa simbyibuka gusa ariko ababyeyi bavuga ko ari imyaka 17 wewe niwe bahagararaho. Hariho nababwiye nti niba ibyo muvuga mubizi cyangwa mwarabyibagiye mu cyaro babizi ko barabyara ikiziba nuko babona umwana akura. Ariko navuze ni mugerageze ibyo byose no gukingirwa hari aho babona ntoze. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi 20 tuvuge niba bafite mu kwa karindwi kujya ubu ngubu yari muri 19 kubyo ababyeyi bahamya. Babifite ibyangombwa se bihamya ko avuze mu kwezi kwa karindwi cyangwa ni still ni indangamuntu n'ubundi tubigendera. Okay, icyo nababwiye cyo nuko yari irangamuntu iyo barayimushakiye ariko noneho umwana we avuga ko imyaka nawe atari yafite iriya 20 iriya 18 bavuga nawe avuga ko ari 17 ahubwo wajya kuyandikisha ariho yishatse kugira ngo atangirane n'itariki ya mbere y'ukwezi kuko ngo yavutse umwaka ugiye kurangira. Ibyo rero icyo ntabona icyo mvuga aho ngaho ariko imyaka ya 18 yasambanyijwe atayujuje. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi Ndimbati still aracyari mu cyaha cyuko yaba yarasambanyije umwana utaje imyaka y'ubukure niba ubyo ngibyo. N'ikindi kintu nshinja ndeba kuri Ndimbati yakoze ikosa ryo kwihakana umwana abana. Kandi uyu munsi abemera abana. Nyine ariko mbere yabanje kubihakana ariho yafashe amazina y'undi muntu akayahereza wa madamu ngo bariyo yandikisha. Ubwo se ntabwo yari yabihakanye. Kubihakana binyuze mu bundi buryo ahubwo. Umuntu batari yabihakanye nyine icyo cyambabaje nta n'ikindi. Ese FIRDAOUS avuga ko umuntu bamwandikishijeho abana we yaba muzi cyangwa baramuzi. Bavuga ko atamuzi ari amazina yafashe aramuhereza gusa. Kuki se atabyanze abona ayo mazina atari yiwihuriye jamboze. We yarapfaga ikimugirira n'umugani bacarye bavuga ngo sinzi umugani baje. Mbese we yashakaga igitatuma agira ikibazo kuko Ndimbati yamubwiye ko nibamenye ko yabyaranye nawe. Ari ugupfa kwe. Ari ugupfa kwe. Umwana we rero yarinze ubuzima bwe. Avuga ati reka ndebe apfiramo. Pfira muri Yesu. Aho bamukubitaga bamujyanye kumucumbikisha yabavuga aba yaravuze nkurikije agahinda afite. Kumukubita byajemo se gukubitwa. Aho yagiye kumucumbikisha se ngo ntibamukubise cyane hamwe akahava akajya n'ahandi naho bakamukubita siho yarambi bakavuga ati ibintu reka mbivuge no guturika roho. Bamukubitaga kuko wagiranye na bibazo cyangwa urugero urumva nkuko wamuzana tukabana mu rugo hariya. Sibyo? Noneho giye nkamugaburira kugera aho ndambirwa. Nta posho. Kandi nyamara wowe ubwo ngiye kukugira Ndimbati. Wowe Ndimbati wambwiye yuko urugero ni pasi nyine ariko birumvikana ko ari urugero. Urugero uvuze ko uramumpaye. Ngiye nkuzaniye umwana ati siganirira umwana ndajya nkoherereza amafaranga mu muryi. Yes. Umenya abana nawe umumenye. Noneho je ngafata abana nkabafata nyine nkabacumbikira na mama wabo. Urumva icyo kintu? Namara kubikora gutya ukagenda ubwo icyakoze unsigiye 5 byo guhahisha bya maonesho byako kanya. 5 byo ngo yarabisize. Ariko finaroma birangira ari ibyo.
niyo myaka kwase mbyumva kuko ako bazerera cyangwa nawe araharazivugira ariko nabazagira icyo bivugaho yenda. Yes, ariko umwana we yararenganye kwa. Yararenganye. Urakoze cyane mareka tugushimire. Tunashimire n'abandi bantu runaka badukurikira bumva bagishaka kumenya amakuru akurikira kuri iki kintu. Ngire ngo ni ikintu nabo ngo cyahagaritse imitima y'abantu benshi cyane bashaka kugira icyo bamenyaho ariko ntabwo bikuraho ko umwana ariko hari n'ikindi kagira inkuru. Hari ukuntu rero nanone bishyizemo ko Sabe yakoze ikosa. Sabe namwita umugambanyi. Hari ahantu ndahavuga. Havuge gute rero Sabe icyo yakoze Imana ikimuhera umugisha ndamusabira n'umugisha nongere mbivuge. Sibyo? Sabe we yanamufashije na cya gipapuro ufite atana kimuhaye. Bibyumve ngo yagize imbabazi kwa mujye mukora n'akazi kanyu mugira n'imbabazi. Dukora akazi dushyiremo n'ubumuntu. Kabisa. Kuko iyo atagira n'icyo gipapuro nako kuba yaramwakiriye adafite igipapuro n'icyo namukundiye cyane kigaragaza ya myaka. Yego. Sabe naramukunze pe. Ubundi abandi baravuga ngo ari kumwumva wakarekera akazatabarwa ate. Ngo yari umuntu ngo w'inshuti ye ngo nagombye kumushyira mu itangazamakuru barese. None so niba ari inshuti kuki yatumye amushyira hanze kuki atamubaye hafi. Guhishira ikibi kagira. Yes, uhishira ikibi kikakumara. Sizo mugana ukuntu bawusha ariko uyihishiriye ikibi simbizi abazi Kinyarwanda barikomereza gene babyuzuzeho nta kibazo nabyo nzi ariko ikibi kugishira wabarangije kuvugana na Sabuka makino gipapuro Sabe nago okay Sabe nakimuhaye Sabe numva nakimwoherereje nabwo ni Sabe nkimara kukibana nabwo ni Sabe icyo nzi cyo ntabwo nzi sinkuze kuko ni na Sabe nyine ntaganze naragushimiye ku byo wakoze iki gipapuro cy'igerageza kugufasha kuko bamufashe nabi mwebwe kandi niwe mwamufashe nabi kandi bidakwiriye none se ntiyatabaye nk'umubyeyi se ntabana agira Sabe arabafite yes ubwo yishyize mu kigo cyo kuvuga ati bibaye ku wanjye ngira uko nabibonye bibaye ku wanjye nanjye ubu niko byagenda nuko nimashiniye ko Sabe mbeze yaratabaye njye naramukunze yirenge ingaruka zose yarazirengereye urumva ntaho yagize gute ntaho yahishe kandi noneho ikirenze kuri icyo nuko bavuga ngo ntiyabanje kuvugisha Sabe nako plutôt ndimbati kandi baravuganye mu kiganiro ni kuki bavuga ngo yihutiye bagenzi babo bavuga ko yihutiye kuvuga ngo ntiyari kuvuga noneho naza kugutakira ntabare iryo tangazamakuru rikwaye kumara iki nicyo gihe nibaza mugira mudufashe kwa abarengana mubafashe mubabe hafi dukurikirane abarengana umuntu nakabatakire ngo muvuge ngo kereka ngo nyirubwite nabinyemerera none se nk'iyo bahamagara ndimbati akamuhakanira urumva yari kumwakira kamubwira ati abana simba urumva rero y'Imana aribyo navugaga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo y'Imana yatumye ndimbati abyemera akavuga ati kimukoreshe hariya naho n'Imana yahabaye yego nicyo nabonye yego reka tugushimire mama yego umwanya duhaye tunabashimira abaduha umwanya nkamwe mwese aho muri hose kugira ngo tubashe kugeza ku Banyarwanda ukuri kuba guhari kandi kugaragara turabakunda cyane mukomeze kugubwa neza ariko mukomeze kuba hafi uyu mwana aba muri hafi ndetse n'ababyeyi be abishoboye nabo mugende muba hafi mu buryo butandukanye ariko ntimwibagirwe ko n'abasigaye kwa Ndimbati nabo bakomeretse no bakwiye kuganirizwa kuko uyu munsi buri impande zose bazagiye zigira ikibazo ariko reka amategeko akora akazi kayo turayizeye kandi ubutabera bw'u Rwanda turabwizeye ko no butabera koko niyo mpamvu bwitwa ubutabera uriya muyobozi we yabivuze ahereye kuki ku cyangombwa ariko kiboneka icyo kintu ndashaka ko kimenya ikibazo wibaza gikomeye ni ikihe kuvuga ko imyaka yujuje atagomba gukurikiranwa ngo Ndimbati sinzi uburyo yabivuzemo sinzi uko nabyumvise niba ariko n'abandi babyumva yavuze ko umwana nta imyaka yuzuye nta kibazo kigomba kuvuka sinzi uko nabyumvise ariko ukibaza ati we yari yagendeye kuki cyangwa yagendeye kuki nicyo nibaza yagendeye kuki avuga kira kintu reka dutegereze icyo amategeko azakora cyane nicyo nanjye nshaka iki nongeraho ngo ni iki ikindi nongeraho mbonereho nanishinganisha kuko hari benshi nahamagaye nkawe ngira ngo mbagezaho ikibazo uko ikibazo kimeze kugira ngo barengere umwana kuko umwana ari wenyine
arasa naho ari mu cyeragati. Yes. Noneho nahamagara abatangazamakuru ntawampaye agaciro, bakumva ko ari ndimbati bakangira umusazi. Bivuga ngo rero ngenda gushimiye ko wowe wagaragaje ko haboneka. Icyo kintu cyanejeje kuko burya kugira n'ikibazo ukabara niwe kibwira ni ikibazo kirenze no gusara wasara. Bivuga ngo rero mujye mugerageza kwakira umuntu wari we wese mutitaye, ubwo tugendeye ku kuri guhari kabisa. Ko kino kimenyetso cyo kirabigaragaza cyane. Sinzi yenda n'abandi baraza kugira icyo batanga ibitekerezo, ariko abo bose nabahamagaye nakibonye kuko nanjye babyangiraga iki simbizi. Urumva bahangaga kunyita, urumva nabahagana message naze kwirwamo amagara nkatanga message bagasomane hagira unsubiza. Reka dukomeze tubabwire ngo aho muri hose mu kazi kanyu mukomeze kubikora neza mutitaye ku ngaruka zagira, ahubwo mugaragaza ukuri kugira ngo kurushaho kuganza, kuko ukuri kurakiza mu bisanzwe. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza.